Ngiye kubaha ikaze rero mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV Show ndabasuhuje kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi noneho twaganirije famiye ngiye kuvuga ngo ni famiye yose ariko ntago ari bose, ariko murabona ko noneho bari kumwe bose kugira ngo kuko hari ukuntu uganiriza umwe ugasanga ntago anyuzwe kubera ko hari undi udahari. Uyu munsi turi kumwe na Farida ndetse na Magaera na Lucky, tugiye kuganira ikiganiro cya famiye kubera ko hari n'ibyo Mama Gaera yabwiwe na Farida ntiyabyemera, avuga ko atamwizera. Niyo mpamvu rero bibaye ngombwa ko Lucky nyir'ubwite nk'uko yavuze ko ariwe yifuza akabimubwira kuba hari kugira ngo tuganire twese, anamubwire nyine amumara amatsiko ku byo yifuza kumenya byose. Turakwakira. Murakoze cyane. Meze se? Alhamdulillah. Sana. Mama Gaera turakwakiriye. Murakoze cyane. Meze neza nawe urakoze. Ni ukuri mfite ibyishimo n'umunezero kano kanya. Yego nyine. Farida nawe Je meze neza rwose pese mubibona se meze neza. Muri wabaye mama biraryoshye. Biraryoshye ibintu n'umuro biragurumana. Hanyuma twabahuje gutya kugira kubwo ibintu byasaga nkaho bitari biri kumvikana neza hagati y'umuryango wanyu, ndetse uyu mama ntiyanabyumvaga neza, biba ngombwa ko rero ashaka kubibwirwa n'umuhungu we. Ndumva ari we naho ijambo kugira ngo abanze wa mugani ku matsiko afite cyangwa se ku byo wamubwiraga ntabashe kubyemera, aba ari ubanza kugira ikintu yabaza wowe yabaza Lucky kuko niwe watumye tuhura gutya, kuko arifuza kumenya niba koko ibyabaye byose wamubwiye niba ari ukuri. Yegereza akamikoro atubwire. Mbere ya byose mbanje gushimira umunyamakuru wemeye kuduhuza twese. Ndishimye cyane mutima wanjye kandi ndanezerewe. Ndumva nge nabaza hari ibyo twaganiriye mu kiganiro na Farida nge sinabyumva, ngewe nifuza ko twese ufata ukaduza turi batatu nge nkibariza Lucky kuko ibyo Farida yambwiye ko yarahindutse kugeza kano kanya ntabwo mvuga ngo Farida yarahindutse uko yavuze ngo nta gushaka ngo abagabo ngo niki ni ubwo ndashaka nge nibarize Lucky koko ibyo ko Farida yambwiye ari ukuri. Murakoze. Wamubajije se? Ntabwo ndamubaza nge nabonye nyine twahuye. Baze nta kibazo arakumva nawe aragusubiza. Niyo mpamvu ari hano. Ngo meze neza. Meze neza alhamdulillah. Amina. Ubushize ninge wasabye Farida, ninge wasabye Keza ngo aduhuze. Nge turi batatu hari ibyo Keza yari yambwiye kanye nashaka ko ufata ukabinyibwiraho ko Farida abikubwiye. Yego ndashaka ko ibyo Farida yambwiye unyibwirira ko yansabye imbabazi, numva nge nta mbabazi muri nge mfite, nge ndashaka kugira ngo mwibarize koko iba Farida uko ibyo yambwiye ari ukuri. Sinzi aho witeguye kunsubiza cyangwa utari bumbeshe twamera nka Farida. Ni ibishimwa avanye se byakubwira iki? We urabona ko icyagiye twahuye tukimara guhura we yambwiye nabi arantuka, we twahuye mu byo kunsa imbabazi ngo musigiye mubana, kuko ibyo kubana bya Farida nibyo cyangwa ntago ari byo. Hari ibyo bwa mbere wabanje gukora biduhisha n'ibya kano kandi ndashaka kumenya koko ibyo koko Farida uko yamiyemo mubana cyangwa mutabana cyangwa bari byo. Murabana cyangwa ntago mubana ibyo Farida yambwiye sinzi bari byo. Ako Keza ubona ko Farida yahindutse Cyane. niba arateye intambwe akagenda kajya gusaba n'imbabazi mu muryango Yarabikoze. Farida mbona yarahindutse kandi mu buryo bwiza. Gute yahindutse? Ntitaye ngo mwaganiriye iki ngo yagusabye imbabazi, nibyo nabyo narinzi, ariko icyo naguhamiriza cyo nawe ubwawe ukurikije uko mwaganiriye mbere, niba yaraje gusaba imbabazi wagombye nibura kubona ko hari intambwe nzima yatewe. Nge Farida kugeza kano kanya ikintu nge mbona yahindutseho nuko none twemwe muratasinze. Nta kintu muri Farida kubambya ngo yarahindutse uko ikiganiro twaganye nge yambwiye ko adateganya kuza mu cyaro, nta kuvuga ngo agiye gushaka umugabo, ibyo bagabo nta atajya bikozwa.
erega n'ubundi Farida ikintu kimwangiriza Fari kuba kuvuga nkaho udahari ni inzoga. ko wacecetse ntabwo uhari. Farida ikintu cyamukoraga Nitonze. ntekereza ko rero niba warabonye ko atari yanyoye kandi n'ubungira ngo urabona ko ni muzima umva ameze neza cyane ariko si ibintu bigaragara se. niyo mpamvu mvuga ko yahindutse. Niba adahinywa inzoga arabizi nawe ko ikintu cyashikanishaga nawe ni inzoga. wese mu bigaragara koko mu bigaragarira amaso yawe ngenda koko Farid ubona yarahindutse ko kuva byo kunza akaza kandi nawe wambwiye ngo keresa Imana yonyine nizamuhinda ni Imana yamuhinduye ni cyatumye ahinduka. Ntekereza ko hashobora kuba uko n'Imana ishobora gukora ibitangaza ibintu bikaba kandi ntekereza ko na Farida nawe ni umuntu mukuru gusa niba yarababwiraga ko ari stress kuri ubu ngubu akaba mvugana nawe communication yanjye nawe irahari kandi nzima turahura turabonana nta kibazo. Erega sheri nago ibyigare nari ndimo narabikubwiye nicyo cyatumaga mba nk'umusazi. None ubu ngubu rero namenye icyiza cy'umugabo menya kubyara umwana uri kumwe n'umugabo sibyo. Niyo mpamvu nanjye navuze reka mfata umwanzuro noneho mbegere nk'umuryango mpinduke dutangire umwaka ibintu bimeze neza umuntu yarahindutse. Hanyuma urasubijwe neza ikibazo cyawe. Ntago Laki yagusubije nkuko wabyifuza. Oya Laki ko nta n'ikintu ndanamubaza ngo numve koko oya no se Laki kunyina mu maje ko yararongoye ntago aranyemera ko yarongoye gusa umva nashujwe koko wararongoye cyane. Yakubwiye ngo iki? Nge nyine yarambwiye aza kusaba imbabazi yarambwiye ngo ni ukuri ngo yarahindutse ngo kandi ngo musigiye mu bana ndayishe navuga ati se ni gute musigiye mu bana nuwe kubwo nufate kugira ngo ubimbwire nk'umwana wanjye koko ibyo koko ni ukuri cyane ari ukuri. Ako nge mbona umva nta gitangaza kirimo ko nose n'ubundi niba umuntu atwite urumva kuba namuzana tukabana cyaba ari igitangaza. Nta ibyo yakubwiye niko biri araza tukabonana akaza konsura nkajya kumusura nta kibazo mfitanye nawe. Bivuze kubana mu nzu uri kuvugana ngiye ndi kumubaza ngiye Farida yarambwiye ngo murabana mu nzu kuko nibyo ibyo kubana hari ukubana hari ukumushaka kubana gutyo biratandukanye gusa ibintu wako utaratubwiye nk'umuryango ubona bimeze gute. Hari ikibazo ntararenga ariko n'ubundi ntekereza ko nyina Farida hari ibindi byinshi dutegura kandi byiza birenze kuba uko mwe mubibona ariko mwihanganye gatoya mundeke nkuko ibyanyu mbishira ku murongo igihe nikigera hari n'ibindi bizajya ku murongo kandi namwe muzabona byagiye agaragara. Ariko si mu by'ukuri ibintu ugiye gukora ntago kugeza amagingo ndacyo ntago uri guhubuka. Farida yarahindutse cyangwa uko mpamvu ngiye nsimbira nkubwira ngo Farida ntabwo yahindutse. Wamwibarije ko nawe ngiye Farida ngiye yarambwiye ngo ntabyo ngo nta gushaka ngo barangwaga ngo ni stress ngo ntakeneye kwitira stress kuko uwo mwanzuro wafasheho ko urahamye ko ari we nta gushaka kuzabasa mwana wawe uko yena kose bura mu buzima abame byiza n'ibibi kandi nta muntu ujya gukora kugira ikintu akora aviza ku kintu kibi. Iyo byose tugira icyo dukora uviza ku kintu cyiza. Niba mbona ko na mbere icyatumaga wenda bakuriya cyari ikibazo cy'inshuti mbizi we yageraga no kujya mu bintu by'amayoga kandi nawe ubwawe niba ubona yari afite inama akaza kukwirebera sinibaza impamvu wagumbye kubumbaza ngo yarahindutse. Ese wowe birebye n'ukuri mwaganiye akaza kugusaba imbabazi wowe ubona nta mu by'ukuri nta cyahindutse? Ngiye cyo nawe ntabwo yahindutse kuko yaransebeje kandi nawe urabizi ko yansebeje. Ese undi yakubwiye ko yansebeje? Yakubwiye ko yanutse yakubwiye ko yanutse cyangwa uravuga ngo ntabwo uzi ko yanutse. Ariko ngiye ibibazo mwagirana ko byagenda kose mwabikemura hagati yanyu mwe ubwanyu gusa ngiye icyo nakoze naberetse umuntu ndi kumwe nawe mwaramubonye niba mufitanye ibibazo mugomba kubikemura hagati yanyu ubwanyu. Haba byananirana wenda nanjye mu nyuma akaba ari bwo munyitabaza ariko ukuri ubu ngubu ikibazo mwagiranye gusa icyo mbona cyo kuri njyewe harimo impinduka kandi nziza. Kumbwira ngo nararongoye rero na mbere kose hari ibyabaga kandi mutari mwakabimenya. None se murajya kwegerana niwe mwanzuro ko ngiye shaka kugira ngo ansubize. Nyine mwanzuro ahubwo ko ndumva nifuza kwegerana nawe niba nta kintu
nshaka kwigirana na sheri wanjye ari kuvuga amagambo meza nkumva binkoze ku mutima yica hano ntacyo bitwaye aho utongera kunyura utongera ukantuka uko ndakuzi ntago ucyurira ngenda gusabye nk'umuntu mukuru ese aho wicaye umugabo ko ari uwawe aho ubundi turasoza ni icyifuzo ntago uri gutegeka niba bidakunda ntago kereka kuko ejo bundi ibyo yankuye mwese mwabibonye yava atongera akantuka ntago utongera ukantuka tambuka wicarane mwicare aba nibyo yitwaza ndumva ari amahoro umugabo wanjye amfatiye mikoro urumva ngaho tuje none hano ndatekanye ariko ndi kumva mama noneho Farida arahari ndetse na Raki arahari wabaza na Farida imbere ya Raki niba koko wamugana ibyo uri kuvuga aribyo kuko ntabwo yakubeshya ngo abeshye n'umugabo we ashaka kubeshya uri umwe ariko ntiyakubeshya ngo abeshye n'umugabo we ndumva nimba umugabo we yakwemereye bisobanuye ko n'ibyo yakubwira hari ibindi gishidikanya ikibazo afite ni ukumenya niba yarahindutse cyangwa niba ngo warafashe umwanzuro wo kubana nawe ngo niba muzana abana icyo namumaraho impungenge ngiye impinduka ndazibona kandi nziza simuciye mu ijambo Raki sinkuciye mu ijambo ngiye yambwiye ko atajya kuba mu cyaro ese ubundi kuba urabizi ko mu rugo dufite amazu dufite imitungo yagira gute iyo mitungo ngiye ntabwo ariyo nshaka reka n'amahoro mu muryango reka mbabwire ndifuza ko azabyara ngiye turi kumwe nawe ibyo tuvukiye umuryango wawe ibyo mwabyifuzaga kubera ko ntari hamwe nawe ntabashaga kubonana nawe ariko ubu niba njye nawe nta kibazo dufitanye ahubwo ni na byiza igihe cyo kubyara nikigera tuzababwira niba muza kudusura muze nta kibazo nabwo nta kibazo rero kuvuga ngo kujya kuba mu cyaro mwabimusabye njye nawe dufitanye ibibazo mugiriye wenda umwana impuhwe ariko nanjye nawe basabye ariko niba kuri ubu ngubu tubanye neza ntabwo nibaza impamvu yavuga ngo ajye kuba mu cyaro kandi na njyewe nicyo cyifuzo cyacu kandi ikibazo cyacu nizeye ko nawe mu kiganiro cy'ejo bundi bushize inzi ko yabitwemereye ubwo rero niba arabemereye ubu kugira ngo bibeho nijye ufite mu bubasha ko ntago wowe ni gute se ni gute uko umwuzuku wacu yavukira mu biganza byacu nose ubundi kubera icyabwo mudashaka ko umwana avuka ari hamwe na se ubundi yaba ari kumwe namwe yaba ari kumwe na se byose ni uko twebwe turi kumwe nk'ababyeyi b'umwana oya ngiye turashaka basi kureba ko iba yenda sinzi igihe ashikaje kugira ngo azabyare nta mezi make pe ni make azaze ndeho ko guhindura natwe turi nk'umuryango yaransebeje azaze turi ku muryango kandi yaramwe ngo mwasabanye imbabazi wasabanye imbabazi ariko ntabwo yazimpaye we yarambwiye ngo azazima ari uko wowe umubwije ukuri niba narahindutse nuko nabimubwiye ahubwo se nubundi yaba ari kumwe narakira kiyamwitaho nimba ari ukumuhangayikira ngo nuko kugira ngo mumufashe yabyaye mumuhe ibikoma mumube hafi Raki wabikora Raki abari muri mwenyisha Raki niwe mwana wa mbere agiye kubona ntago twe twarabyaye duturena no gushyingyana warabizi ndashaka kugira ngo azavuke Raki ntabyo mwirengagiza ko nanjye ndi umuntu mukuru rero niyo kibazo mugira ese imyaka maze yose nirwa nirukanka mu mujyi nimenyera buri kimwe ubu kwita ku muntu umwe niyo bizananira ese ni gute nko no ntago ari ikibazo cyo kubyanga mwebwe nuko mwabigize igitekerezo cyo kuba mwari bumufashe kubera ko ntari hamwe nawe mu buzima buri ku murongo umwe ariko ubu none ngiye Faride ngiye kubwiye yanyibwiriye ngo ntangura uraza ukamusura naho gusura nundi muri hamwe kuba namusura kuri kumbwira ngo uzamwitaho muri kumwe kuba namusura cyangwa se wakansura ntabwo ntekereza ikibazo kirimo urumva ntabwo bari abana mu nzu nk'umugore n'umugabo none wowe keza ukuvuga ngo azamwitaho ese nk'ubu wabyaye adahari byagenda gute ndahari rwose ntabwo mwe mubindekere ahubwo nkamwe icyo nabasaba uko mwari muteye intambwe yo kuvuga ngo mushaka kuba mwamuba hafi ntekereza ko mu gihe cyo kubyara ubwo we wagombye kuvuga ngo uturi hafi urani i Kigali ni wa mugani wowe umurwaje
numva ariko byagombye ese kuba ni biri. gute wanga ko urabizi ko abanyogosenge abande bose bari hariya kuki udashaka kugira ngo uzane umukazana wawe impamvu rero byo kuza mu cyaro ntabishyiraho imbaraga cyane. Ubukuru ubu ngubu tubanye mu mahoro nta kibazo dufitanye. ese ejo mu gitondo bihe byongeye ugahinduka ahindutse yahinduka nk'abandi bose ariko kuri ubu nawe nta cyatuma bihinduka rwose. abikwibwirije kwanza nawe arahari. binahindutse byamera nk'uko abandi bose bihinduka ariko nuze yararahiye Farida ati Shana umugabo Nuko wanjye umuntu nyine- ndamusabwa kuruta ibikenewe cyane ke nta kintu kimwe nitayeho. Shari ndagukunda nibakureke ubundi bamukureke nibamundekere ubundi ibindi babimarire bazangaye nyuma. ese rakingi ndashaka kugira ngo nkubaze za shuti ko yavuze ngo afite inshuti z'abagabo zonyine gusa uri gute kuri kuko wirukanka kuzi ngo ko ndabasigiye ananiwe uri kwikama ubwe n'iki ko nawe bagabo nawe yavuze ko yanabyimbye uko avuga ko afite inshuti z'abagabo zonyine gusa ibyo binyabizi yarabyihoreye cyangwa mbona none rega buriya ibikorwa tubona niyo bigaragaza umuntu uwo ari we. Ikibazo cya mbere nayo mfitanye nawe ni uko ari uko tutavuganaga yari ramburotse. Ubu ngubu byose byarahindutse biri ku murongo muzima byakwiye kuba biriho. Ubwo rero njyewe mba mbona impinduka zirimo. Rero mwebwe ntabwo nibaza ngo mwebwe mushaka kubona izihe mpinduka ngo mwemere ko umuntu yahindutse. Ntabwo nibaza impinduka mwe mushaka kubona ngo nase bigende bite. Niyo umuntu yarahindutse imyitwarire ikaba yarahindutse. ikiganiro twakoranye ntabwo wageze ukibona kuntu yansebeje byonyine gusa ahubwo yagusubije arakubwira ati niba mwaragiranye ikibazo muri babiri muzarebe ukuntu muganira mu gikemure. n'abagore rwose tugikemure icyo mwamwagaje icyo mwanshakagaho mwashaka kugira ngo mbamirize ukuri ko hari impinduka ziriho kandi impinduka ziragaragara zinagaragarira buri umwe. Niba babona nibura umuntu yaje yambaye gutyo ariko ubundi yaza yambaye itamukwira pataro idafunga ariko ubu warambaye. Rero sinibaza impamvu ngo mushaka kumenya izihe mpinduka. ayo niyo mahitamo yawe Ayo mahitamo umvuga ntabwo nyahisemo ubu none kuko amahitamo nahisemo mbere kose ko byanga bikunze umuntu agiye gutwita ntabwo atwise ejo mu gitondo. ntabwo uzicuza nakwicuza kuzabamo pe kandi wumva utuje. Sinjya nicuza yangiriye ntabwo nagitakaza yambabare yatangoye pe kandi naramugoye ndabizi naranamuruhije ararwana intambara nk'umugabo arihangana nk'intore nanjye rero nk'umufasha we ngomba kugerageza uburyo utazicuza. Hanyuma Farida gira ikintu ubwira uyu mubyeyi kugira ngo yizere neza kuri umunyakuri noneho kuri inshu. Njyewe ikintu nabwira kamwite mabukwe ikintu nabwira mabukwe nuko ntamwanga pe n'ibyabaye ntabwo twatwiteze kuri munsi bigomba kubaho. Ntabwo rero twakangana nk'abantu bahemukiranye bigiye kure twarubahukanye twese turasuzugurana. Njyewe wenda narakabije kuko ndi munsi ye kandi n'ikindi ndi n'umukazana wabo sibyo. Ndamusaba imbabazi rero bimvuye ku mutima ndi n'imbere y'umugabo yumve yuko ibyabaye nta wundi mutima mubi wabaye nuko yarafashe umwana wacu akamwita igipurizo bigatuma nanjye ibyo bintu y'ipirizo umwana igipurizo ingana gutya akantu menya ari nacyo cyatumye abantu muri komenti bamubwira nabi ariko mumubabarire nawe ntabwo ari we nta makuru yari ahagije yari afite we bitewe n'uko ahari wenda yari asanzwe abona nitwara imbere ya kamera nibyo byatumye ambwira nabi. Mama tanga imbabazi urumva ko Farida nta mutima muba gifite rwose kandi aracyaca bugufi. Farida ni umuntu utari uzi kwihangana ariko niba bwa mbere yarazisabye n'uyu munsi akaba azisabye ndumva rwose nawe kugira ngo ukomeze umwaka nta bibazo ufitanye n'umuntu nta kubushyire ibibazo mu mutima wawe nanjye ku bwanjye ndumva rwose wazitanga ahubwo mugatangira kwitegura ibindi babitegereze nta rirarenga nta gikuba kiracika bategereze kuko njye impinduka narazibonye. njyewe amahitamo naye nta n'icyo ntabwo twanze umwana
ariko uko yabihisemo niyo mahitamo yiwe. Ubwo ngubwo ibizaba byose ndi kumva se n'undi urateganya ko muzabana gutyo, urateganya ko uzaza kumutwereka n'undi hagati aho ngaho undi urateganya iki bizagenda gute? Muzakomeza mubane gutyo igikwe kubana gute kubana gute kuko ibindi tuzababwira bitari oya mwebwe ngiwe yakomeje kumbwira ngo uramusura ngo nakagusura ukamara iminsi nawe akahamara iminsi. Murateganya kubana ngibaza Raki, murateganya kubana ese muzakomeza mubane gutyo? Ese uzaza umutwereke nk'umuryango cyangwa gato bizagenda gute? buriya ibintu byose bigira step by step. Niba twaragiranye ikibazo kikaganirwaho kikabonerwa umuti, kuri ubu ngubu ibintu bikaba bimeze neza, turi kumwe nta kibazo dufitanye, ejo n'ejo bundi nyuma yo kwibaruka dushaka kuvuga okay, igihe kirageze noneho wakuze, hari imico utagomba kongera gusubiramo, wabaye umumama w'abana babiri, tukaza mu rugo nkabwira dore umugore n'uyu, aho muzahorera mu nzira muzamumenye ntazagira umuhutaza. Buke uko umuntu agenda yiyubaka ntabwo ibintu byose bibonekera rimwe, buke kubera iki tutanakora n'ubukwe se none ko nta muntu udashaka ibyiza, nta muntu udashaka ibyiza, ahubwo ibyiza ni ukubikorera. Mwebwe mubanze mwakire mu muryango, mudusure mubone ko ibintu ari amahoro, mwitegura umwana, ejo n'ejo bundi ntawamenya ibintu bishobora kugenda mu buryo bwiza, hakajya n'ikindi gikorwa kigaragara. Okay, ni amahitamo yawe, ubwo nta kundi, ubwo ni ibyishimo byawe, ntabwo twakubuza ibyishimo byawe. Fari urumva ko bakwakira? Barakoze cyane ariko ntabwo yambwiye ngo arambabariye. Oya ariko sinagomba kuva hano aho mwashwaniye, cyangwa se nabyabona bitari ngombwa kujya imbere ya kamera imbabazi, ariko icyaba cyiza nuko ubundi uriya keza. Reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo ngo ibintu byose bijye ku karubanda, hari igihe kigomba kubera inyuma mu gikari, ahubwo abantu bakazabona ibintu ari boko. Mbabazi ngo urazitangira inyuma ya kamera cyangwa biba byiza bya imbere ya kamera n'amafana bakabona ko ari nta cyo kugeza amagingo yangaye, ubwo rakavuze ko ubone yahindutse nta kibazo kugeza amagingo yangaya. nyine watanze imbabazi nibyo ariko bamubariye je nacyo byarangiye wabyumvise wowe? Yego urakoze. Turimo kugira ngo tugende ku musozo, nagira ngo Farida niba hari ikibazo wifuza kubaza. Nsigaye ibintu kiza cyo gushaka umugore, ibintu bimeze neza, agakweto, ibintu ni boko, subibona sikeza. Oya wambaye neza muri iyi minsi hari ibyo wakosoye. Farida niba hari icyo wifuza kubwira Raki wakimubwira, cyangwa niba hari ikibazo wifuza kumubwira, hanyuma nawe niba hari icyo yifuza kukubwira cyangwa ikibazo yifuza kukubaza. Njyewe ikintu nifuzaga kubwira Raki, guhura n'umuryango we ni ingenzi kandi yatekereje ibintu byiza nkuko n'ubwa mbere twabitekereje tukajya mu rugo. Icyo namubwira ni uko mukunda mwifuriza ibyiza n'umuryango we, kandi ikindi cya kabiri ndashima n'Imana kuba n'uyu mubyeyi ambabariye ibintu by'inzika n'ibibazo byari hagati yacu bikaba birangiye. Raki ndagukunda kandi sinzateshwa ku nshingano zanjye nk'umugore wawe. Raki nawe yakubaza niba hari ikibazo cyangwa hari ikindi kintu kimuri ku mutima yifuza. Si ikibazo, ahubwo icyo nakora namushimira ko nibura yarabashije kumva inama yagirwaga n'abantu, akumva ibyo namusabaga, akemera guca bugufi agatuza. Ubu ngubu isaha tukaba tubonye. Ese Raki yakubwiye ko cya kigare cy'abagabo yakiretse? Twarabiganiriyeho
ibi byose twabiganiriyeho tubishakira igisubizo kiraboneka. Sintekereza ko nyuma yanga hari ibindi bintu bizazaho bitari sawa. Mama, hari ikindi wumva wababwira nk'abana bawe bigaragara ko rwose bafitanye urukundo? Hari ikindi kintu wababwira? icyo nabwira Lucky, ngiye kugenda nganiriza umuryango, nganirize na famiye, mbabwire ko umukazana yemeye gusaba imbabazi. Ubwo ngo nizere ko atari saba imbabazi njyenyine gusa, ko azazana bivugana muri famiye, kuko ntabwo nabaho ko werega nzamubazanira, nta nubwo kumuzana ari ikibazo, nzamuzana. ngiye ndi kumva ngenda nganirize famiye. Ubwo rakavuze ko azamutuzanira, kuko ndumva ari njyewe umuzi njyenyine gusa. Ubwo ndi kumva ko azamuzana, bizaba ari ibyishimo mu muryango, tuzamwakira kuko n'amahitamo y'umwana wacu. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe mu kiganiro cy'ubutaha.